muri JPTV ku makomedi no kurwenya turabahereza tuza dute rero tuyiteranya twitonze dumbu twarangiza tukarekura umwoto fata JPTV hejuru cyane mu bushorishori wow Jojo urimo urageje kuburanya mwana urankanze nawe nje kubwira abantu mani ngo bakore subscribe aha we bantu subwira bose bari nga bariya mani yewe abantu bari hariya nawe mukore subscribe nuko kwimana mumba barire ndabasabye umva nimba hari ikintu kivuna ni gushutinga video ukeditinga ukabona ushyize kuri channel shanda bingize akusubwo muragiye koko shane mugaruke shane kuri mureka subscribe ni kuri manira waho umugisha subscribe ubundi reka mbereke ubanza kurebaho nk'umunota umwe cyangwa hejuru yawo warangiza ugakora subscribe ugakora like ukajya muri comment ugateraho comment nyine comment subwo ntimuyizi nimunsebye noneho warangiza ugakora na share hari ikindira umva murakoze cyane Imana ibaho umugisha mwebwe mugiye kubikora ngebyanjye nabirangije wowe n'abandi rero ni karibu muze mukunde video zacu aha deka mbaye ikaze rero aha ni kuri YouTube channel yitwa JPTV nuko ngo iyi YouTube channel rero ikigamije niki continue YouTube channel igamije kuzajya inyuzaho ibintu bisekeje by'amakomedi harya ubundi komedi ni ikira mbaza nkubaza komedi harya burasa urwenya aya ntabwo ari urwenya rurukwara ariko mwanjijishije nta nubwo nababwiye uko nitwa njye nitwa Jado Artist Official nita designer nitwa Sebishimberias Mafiriti reka nshishikariza abana bafite impano zo gukina komedi kunyimenyekanishaho kugira ngo tujye dukorana kuri iyi YouTube channel hari abana baba bafite ibintu byinshi bakagaragaje ariko kubera ahantu baba ugasanga impano zabo zibahwatiyemo cyangwa se babuze aho bazizamurira JPTV rero ni channel ije kugira ngo izamure impano z'abana bakiri hasi ntawamenya ushaka kuzamukira kuri JPTV ukasanga ugeze kure hashoboka ni ukuvuga ngo rero kuri JPTV tuzajya dutumira abantu batandukanye ariko noneho aha harimo itandukaniro ntabwo tuzakora nko kuri iriya YouTube channel yindi yitwa Jao Jado Artist Official iyi ngiyi Jao Jado Artist Official ni channel inyuzwaho ibiganiro by'urukundo bitandukanye ikanyuzwaho ibikorwa bya art ubwo art ku batabyumva ni ubugeni ariko hano kuri JPTV tuzatunyuzaho cyane amakomedi n'ibindi bintu byinshi bitandukanye ariko bisetsa ni ukuvuga ngo rero tubahaye ikaze tubasaba kudukundira ibintu byacu buriya gufungura YouTube channel ni kimwe gushyiraho ibintu bitandukanye ni ikindi cya kabiri ariko no kumenyekanisha YouTube channel kugira ngo abantu bayimenye bayikunde bayisapotinge nacyo ni ikindi ni ukuvuga ngo rero nshuti bavandimwe mwebwe munkurikiye mwebwe munyumva mwebwe munkunda mwebwe mukunda JPTV ikigaragaza ko ukunda ibintu ni uko ugomba kubikorera ibyangombwa bisabwa kugira ngo nyine ujye mu muryango w'abantu bakunda iyo channel ibyo ni ibihe rero ugera kuri YouTube channel ugafungura video ukayirebaho umunota cyangwa se hejuru y'umunota byaba byiza ufite umwanya ukayireba yose iyo video kuyireba yose byaterwa n'amakuru wenda iri kuguhereza wasanze wenda wari ukeneye cyangwa se ukayikunda kubera wenda iri kugusetsa iri kugushyira muri mood wenda wari bifitiye nk'agahinda wari warushye se wenda ikongera ikakugarura muri mood iyo umaze kureba rero video ukora subscribe wamara gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo buri kintu cyose cya uploadingwe kuri iyo YouTube channel
kijye kikugereraho ku gihe. Iyo umaze gukora ibyo rero ukanda kuri kariya gakumwe kareba hejuru, kariya gakumwe iyo ugakanzeho uba ukoze icyo bita like. Like ni ukugaragaza ko ukunze ibintu binyuzwa kuri iyo channel. Iyo urangije ibyo ngibyo rero ujya muri komenti ukandikamo uko ubishaka bitewe n'ibyo ubonye muri iyo video. Iyo umaze gukora ibyo ufite umwanya n'ubushake nta shari ufite, iyo link y'iyo video ushobora kuyishyira kuri status za WhatsApp yawe. Warangiza ntabwo uhagararira aho ngaho. Iyo rwose uwo muntu wamukunze ushaka ko atera imbere, ushobora gufata iyo link y'iyo video ukayisharinga mu magurupe cyangwa se no ku nshuti zawe kugira ngo wa muntu atere imbere. Kandi ni ukuri gufashanya ni ibintu byiza cyane. Iyo rero wumvise ubaye interested mu kuba wenda nawe wagira YouTube channel, tuzajya dushyiraho nimero za telefone, email zacu, ukaba wadukontakta ukatubaza inzira binyuramo kugira ngo nawe utunge YouTube channel, cyangwa se ukaba wakorana natwe ikiganiro, cyangwa se ukaba wakinana natwe comedy n'ibindi bitandukanye. Inshuti bavandimwe rero ndagira ngo mbabwire ko mbakunda, niyo mpamvu mpagaze aha ngaha kugira ngo tujye dukora comedy, tujye dukora ibintu bisekeje. Cya gihe uvuye nko mu kazi, uvuye nko mu rugendo se wenda wananiwe, ukaba wagira gute, ukaba wanyarukira kuri JPTV ukavuga ati aha niho nduhukira, ubundi ugatera agatebe ukavuga uti reka njye kuri video ya mbere. Wasanga iyo video nta kintu igufashije ukajya ku ya kabiri, wasanga nta kigufashije ntabwo wajya ku ya gatatu ngo nawe birengeho utaraba ubwonko bwawe butari refreshisa. Murakoze cyane rero nshuti bavandimwe, nagira ngo mbabwire ko ndi kumwe namwe, kandi iyo mbafite mungana gutyo mba numva ndi umuntu ukomeye. Ni nayo mpamvu nkora bino bintu. Iyo mwankoreye rero turiya tuntu twose navuze haruguru, nibyo bintera motivation nkaba nakora ibindi bintu byinshi bitandukanye kandi bigezweho kandi bibasetsa. Murakoze cyane. Peace peace. Muri JPTV ku makomedi no kurwenya turabahereza. Tuza dute rero tuyiteranya twitonze bimbu, twarangiza tukarekura umwoto. Fata JPTV hejuru cyane mu bushorishori. Wow.